dutsinze icyo dusabwa rega ni ugutsinda iyo utsinze nta bindi nta zindi komantere uba ufite urongera wikise kuba icyo uba ugamije gushaka amanota tukayabona ni gutyo. ku ruhande rumwe bati Etincelle yafashijwe namwe niko mubibona ntabwo mwayamanota mwayakoreye wari uraho kuri match yitsinze igitego kuri match namwe murabaza iby'abafana bavuga se nose ko bari bavuze ngo Daimanuye nose bavuze iki ntibatashe sibigendeye iyo ni byo kuvuga ngo ndawuze umuntu kuvuga avuga icyo ashaka keretse bavuze ngo baduhaye igitego badutsinze igitego cyangwa baduhaye penalty cyangwa twatwirukanse ibyo y'umupira nayo ibindi byo bavuga ni nkuko nawe bitekeza iyo ni analyse iri personnel tujye twemera abanyamakuru ko muzikora kubera ko n'ubundi twebwe nta handi twakora analyse ku munyamakuru uraceceka akavuga ibyo ashaka. N'abagaragaza yuko rero bisa naho ivu yakobeye aya manota yarakenewe cyane nyine bakabijyanya naho yabivuye nko mu cyobo. Rayon Sports yakinye na Gorilla ishaka amanota yo kugira ngo nayo mbese yegereye APR cyangwa se igira silence yo ya kabiri birayinanira yuva kimwe kuri kimwe abantu niwe wabuza kuvuga abantu icyo bavujeje kuvuga barakifuze kubera ko n'uburenganzira bw'abantu kuvuga ibyo bashaka ariko kuvuga ngo tuvuye kuri bose championnat murayimbaza ngiye sibyo murambaza ati Beken ariko ngewe ntabwo ngiye wazanye umukinyi wakinye Fazari niwe ngidi gukinisha kwese ubungubu maze kugira amanota 20 nta no kuvuga ngo nenda ngo yaranakoze byuzi yaranakoze akazi Beken yakora icyo bashaka kuri ibyananiye abambere ngiye kubirangiza ariko kuba niwe ndadushoye gutsinda ibadishye aya manota avuze iki kuri Etincelle nyine Etincelle igomba guharanira gukoresha uburyo bwose ishobotse kuva mu cyiciro cya mbere tumva ari byo igomba gukora kirya kabiri tuhageze muri Coupe de la Paix ikipe twari dufite twatangije tugeza muri Coupe de la Paix tuva muri bane tuva mu bese muri bane cyangwa kuba ba gatatu muri tour none mu bari imyaka Etincelle imaze ikina tour uyu mwanya uheruka ryari wa gatatu cyangwa wa kane n'umugende n'umugende mukuru analize hari Beken ntusi yosha muri byo bitangaza ngiye nta bindi bitangaza nakora nukuvuga ngo uragenda ugotsinda cyangwa atsindwa asimbwa ko mwebwe mukuru analize mushaka. Coach mutsinze Marine bigoranye muracyafite imikino 2 isigaye kugira wenda mutsinde mu umwe twizere ko ikipe igumye mu cyiciro cya mbere bidasubirwaho urasaba icyo ubuyobozi cyane ko mu match mumbabarire kibazo ntabwo ndagisubiza ndasaba ko ubuyobozi murambye ngo n'ubundi barampemba bakurisa ko muvuga ngewe ntabwo mvuga iyo nanalyse mukora n'uburenganzira bwanyu kuri kurukunguka ubuyobozi nta kibazo mfitanye n'ubuyobozi ngiye icyo nshatse cyose barakimereza icyo nshatse cyose uko nshaka barabinkorera ariko rero nukuvuga ngo ni wa mwana n'ubundi uri mu bibazo kabisa uruguya kwiga bakamwirukana yataga kubitwa ahora arira nanjye ni gutyo mbeze ubundi kuvuga ngo ndahita umufana umanura equipe na Italia utanzi wino Beken ayamanuye equipe uyu gutyo urukuvuga ngo ibyo bintu nanjye ndumuntu muzima kwa ntekereza ngatekerezana nabi tuburugiye mudufasha mwebwe wenda muvuga ijwi rikagera kure ntabwo nyewe ikipe n'ingiye wayitangiye ngewe naje nje gusaba ramforo ubundi meze nk'umumercenaire tuvaze meze nk'umumercenaire tuvuge gutyo ngewe ko naje meze nk'umumercenaire babwiye kuzana ngo ngwiro dufashe kurwana intambara yabona rurakubisa kirukangira agasiga abandi aho ngakigendera nanjye niko bise tumva kabisa mwajya mudufasha bivuze ko wenda iyo haza kwakira n'imikino byashobokaga ko nawe wateye Etincelle ukigendera oya ngewe ntabwo njya n'urugamba abantu ndibamfasha uko bashoboye kuvuga kandi baranamfasha iyo mikino isigaye 3 si 2 isigaye ni December 3 kubera ko nari Coupe de la Paix igikombe cy'amahoro nka Beken imikino ntisa ntabwo ari volley dukina ntabwo ari basket ni football twizeye ko niyo ibiri isigaye gusa tubaze amanota 6 agataho kocha uretse amagaju wanganyije nayo hano 0-0 indi mikino 4 iheruka wagiye winjizwa ibitego biri hejuru ya 2 ari naho winjijwe ibitego 4 kuri game zijya kuba 2 hari ndakeka icyo kibazo cyabaye kuri bari abane b'inyuma ko bari batangiye ari abakinnyi bagerageza ubona ko kwinjizwa igitego bigoye buriya utabusabwe tubumara ku cyumweru turagiye Kigali tugiye gukina kwa gatatu dusubiyeyo kugira icyumweru dusubiyeyo kugira icyumweru dukinnye ahangaha tuvuga ngo nta repo n'abantu byose n'abantu bararuho twebwe rero effective dufite
nimureba neza bari bicaye hariya bose bamaze gukina match babakinnyi bose ubona bicaye hariya 20 nta wakuye na rimwe dufite na 22 dufite barakina match tugadusiburanya match za kubyera pe bareze fe no bazikina zimwe na zimwe izindi abandi bagenda barwarizaho nuvuga kubera ko ari n'abantu rimwe na rimwe nabo bararuha hari nk'abari nka Donga na Awadi na Ibra n'umunyeza mu twagize imana nawe ari adapta nawe ntaruhuka sasa kuva rero yewe nta bundi buryo nakoresha nta bundi buryo twakora ariko turagerageza gukoresha ibishobotse byose bana niturya amagi turagerera bakayagura bakayabahereza hanga bana turyame kuri matera double bakabashiraho ibyo byose barabikora kugira ngo turebe ko yibuze abakinyi bajya baguma muri forme ariko kabisa turakora nk'imodoka kabisa. Hanyuma wavuze ko hari n'abakinyi bahagaritse kubera ko no gufunga bara ari ikibazo. Ekipe intego no kuyirokora kandi wenda birashoboka ariko bari kumvuga. Ese nuyigumana umwaka utaha abantu bitegumwe muri ekipe ya Etincelle? Papa, ikibazo simigusubiza. Kubera ko kiteye ikibazo. Ututu verite pas bon à dire. Kuba rero twe dufite abakinyi barindwi b'abanyamahanga. Hakaba tusiranye bane bakina. Abo batatu ubundi baguzwe muri phase retour bateganya ko bazakina phase retour aho turabye ubushobozi bwabo dusanga buri hasi cyane burutwa mbese nawe mwarababonye mufite icyo mwavugaho rwose nanjye kubivuga hako nanjye ntabwo ari njye equipe ntabwo ari yanjye bana ko ndayikora uko nshaka umukinyi waje guhaha rero adashoboye guhaha ubwo isoko barifunze yadasose bamukubita iboko agasohoka n'imbaraga nukuvuga ngo ni gutyo umwe gutani dukina ditwa turiho byose bisaba n'ubuzima bw'abantu n'ubudiki aho twe kugeza ubu ngubu niwe turateganya kuzashaka abakinyi bake b'abanyamahanga ariko bashobora kudukinira. Ari Hilali wavuze ko amanota 3 yo ahari bari abana nta kibazo bagiteye. Coach, urabona bishoboka? Yako si hari ibintu byinshi yamabaza nuko nyine ngewe nta memoire mafite ko ndibuka ibyo twavuze bitagezweho nibihe ungira uti wavuze ikintu cyagerwa ariko biraho ari bikeya cyane bitaragezweho ibyo twabigezeho niba none turi kurwana twaje muri Etincelle ifite amanota 11 kuri 50 niyo nangaye guki muri phase yacu turi abanyuma bazero none ubu ngubu dufite abadi nyuma yacu turushana ko amanota 5 giuzi Merci, urashaka bambana basi mutwankuraje nako ngako kabisa muvuye vraiment muri gukora mutwankuraje muri gukora ubundi ntabwo twava ku mwanya nyuma tubabambira oya tuma gutegura uko imisi igenda dutegura ku imisi igenda ariko turavuga ko Imana idufashe dufite match ebyiri zisigaye za champion dufite umukino wa Coupe de la Paix tuzakina ku cyumweru gitanda va Revende hari nego tuzakina iyo mikino ibiri izaba nyuma ya Coupe de la Paix ko byagenda kose tugomba gushaka amanota 6 cyangwa 4 muri mukiri bisigaye andi tugize 35 tumva uzaza katurengaho tuzamukurisha po basubwa zabari umunsi we bwita siza badafite amahirwe umufana wa Etincelle agenda ryame yiyorose atuze ikipe cyane abafana nabo barabibonereka nabo baranabizi cyane ariko rero rimwe na rimwe tubaha ukuri kwabo no kwishima gusa ahubwo nuko ikibazo cyawe nabo bashobora bafite imiri mu mufuko bagafata ibya byose heba none twajya mu kabashaka kunywa inzoga ukicara ngo uranywa inzoga gusa ngomba gusengera cyane natwe rero mu kibuga tuba tunabatekeza cyane kandi ngiye mbona ndeba abafana cy'abandi babicaye hanga nibo njya ndeba nabari bankumva abantu yagahinda kuko yavuye no mu rugo agomba gukora n'ibindi akaza ngoje kuri umupira n'undi mudamu banza b'Kigali akaza yambaye rouge blanc ngoje kuri match akatangira fuzi filimbi ikarangira filimbi yikubise inyuma mu bito hasa ndarambabaza ngewe ndabimenyereye ngakabaze umupira ni 40 hafi n'icyenda urumva ko hari byinshi nabonye byinshi cyane ariko umufana we ugomba kumubwira imbabazi ariko nawe nkamusaba ko nawe agira imbabazi ayumva none ikibazo cyane mfite ko nagiye ntabakinyi nasanzeho cyangwa abo nasanzeho babashobora kuba bamaze no gukoresha imbaraga nyinshi cyane tuziga none umwaka utabura tuzagira effective ni 30 cyangwa tugire 25 kuburyo niwe ndabakinyi uyu munsi ku cyumweru bahinduka tugashiramo abandi ariko iki ubuzima bwakomeza umumezi bace zabaho Ndonga, Awadi, Ibra, Udesayi, Pasi, Aimable, nani muzabona mu kibuga nibiba kuwa mbere Aimable, Ndonga, Inde muzabona mu kibuga ese babona ubundi amamashini n'imashini ikorera entretien bakakora na revision moteur ese ko cyo nta mwungirizo ugira nta mwungirizo ugira ikibazo nanjye nakubaza ahubwo nikuvuga ngo ni ibibazo administrative bitagomba kuvugirwa hangaha kubera ko namwe murabizi ariko tukora muri entraînement tugakora aho ngaho ipapuro
bigenda henshi cyane administration irakomeye cyane ubwo nibituzuye cyangwa batayivuje basenge mbona nicaye hariya njyenyine ariko mwutabaza bikosora